Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyubahiro cy'Uwiteka Imana agihabwe kuko igikwiriye. Turi muri akanya keza, umunsi mwiza, igitondo cyiza. Ndakwinginze kugira ngo aya magambo agiye kuvugirwa aha ngaha ufungure umutima wawe kugira ngo Uwiteka Imana abashe kugira ibyo ahindura mu buzima bwawe. Ufungure umutima kugira ngo Uwiteka Imana agire icyo ahindura ku buzima bwawe. Ndakwinginze sukiringira inshuti n'abavandimwe. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, abandi biringira ibigirwamana byabo, ariko twebwe twiringira Imana ikomeye. Ndakwinginze rero, ari Imana yonyine wiringira muri iki gitondo, ari Imana yonyine wiringira muri iki gihe, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Ndakwinginze kugira ngo ubane nawe n'Imana ishobora byose, kandi ubane n'umuremyi wa byose, kubera yuko ari wowe wenyine ushoboye ibyo ushaka ndetse n'icyo ukeneye. Reka tubanze dusenge, ubundi dukomeze n'amagambo y'Imana. Mana, turagushimye, bishimwe Kristo, kuko uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro. Ndi imbere y'ubwiza bwawe Yesu, ndavuga gukomera kwawe, ndavuga imbaraga zawe. Twagiye tubona abantu biringira inshuti n'abavandimwe ariko bakabahemukira. Twagiye tubona abantu biringira inshuti zabo ariko zikabahemukira. Ndakwinginze ariko Mwami, wowe wakwiringiye ntabwo ujya umuhemukira. Ijambo ryawe uraririnda kugeza ibihe n'ibihe. Ijambo ryawe urigenda inyuma. Ijambo ryawe uraritangira ndetse ukanarisohoza. Ndakwinginze rero muri iki gitondo, muri iki gihe Mwami, ndagomba kugira ngo ari wowe wenyine uzabana natwe mu buzima bwacu. Turamagana imbaraga z'umwijima n'igisa nacyo. Mana, ndakwereka amagambo agiye kuvugirwa aha ngaha, ari wowe uza wenyine uyarebe kandi uyaduhereze kuri Imana nzima. Ndakwinginze dushoboze muri byose kuri Imana yacu ndetse uri Imana y'amahoro. Bana natwe rero kandi tugire neza. Uturinde Kristo, uturinde imbaraga z'umwijima n'igisa nacyo. Uduhereze imbaraga ndetse n'ubuntu bwawe kugira ngo ubashe kudukomeza muri byose. Ndakwinginze bana natwe muri iri jambo ry'Imana tugiye kumva, kugira ngo tubashe kubana nawe ndetse no kugirirwa neza nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nanone ahimbazwe. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Honore. Iyi ni Menya TV nk'ibisanzwe. Ndakwinginze rero, amagambo y'Imana, Imana iba yaduhaye, Imana iba yatwoherereje, ikavuga ati aya magambo agere ku bwoko bwanjye, aya magambo agere ku bwoko bwanjye. Ndakwinginze nawe uzajya uyumva kandi uyihereze agaciro. Reka tugiye gusoma amagambo, ariko afite intego igira ngo egamira Yesu Kristo, cyangwa se egamira Imana ishoboye mu bintu byose. Egamira Imana ishoboye mu bintu byose. Mu Cyongereza baravuga ngo lean on the God in everything. Leaning on the God in everything. Wegamira Imana ikomeye mu bintu byose. Ndakwinginze weho uri muranyumva kano kanya, wikegamira inshuti n'abavandimwe, wikegamira ababyeyi bawe, wikegamira abo mwavukanye, wikegamira inshuti wumva zifite amafaranga, wikegamira ubucuruzi bwawe, wikegamira ubukire bwawe. Ndakwinginze wegamira Imana ikomeye, kubera ko ariyo Mana ishobora byose. Wegamira Imana ishobora byose, kuko ariyo twagiye tubona ikora ibitangaza. Wegamira amafaranga, hari icyo adakora, inshuti n'abavandimwe hari icyo binanirwa, ariko Imana ishobora byose. Ndakwinginze rero, igamira uwo muntu wese ushobora byose. Tugiye gusoma amagambo, turasoma amagambo, ariko ndakwinginze ubashe kwegamira Imana ishobora, ubashe kwegamira Imana igira neza. Ureke kwegamira inshuti n'abavandimwe, ureke kwegamira abo wumva bafite imbaraga, ureke kwegamira abo wumva ari abakire, ureke kwegamira ubutunzi bwawe, ureke kwegamira ubuhanga bwawe, kuko ibyo byose nta kintu bimaze udafite Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe. Reka dusome twumve. Tugiye gusoma mu gitabo cya Mariko ibice 3 umurongo wa 31 tugeze ku wa 35, cyangwa se abafite indi Bible wasoma muri Luka ibice 8 guhera ku murongo wa 19 kugeza ku 21. Haranditswe ngo, umutwe w'amagambo, bene wabo wa Yesu, niko handitse 31. Maze nyina na bene se baraza, bamutumaho ngo aze aho bahagaze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira ati, nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama ninde na bene data ni bande?
abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati dore mama na bene data, umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Yesu Kristo aduhana umugisha. Hano twumvisha amagambo meza ari muri Mariko cyangwa se wasanga muri Luka, ngo nuko bene wabo wa Yesu, ababyeyi baraza, abasaza be baraza, abashiki be baraza, inshuti n'abavandimwe bose baraza babaherekeje, ngo urangije ngo baraza ngo bahagarara inyuma y'urusengero. Yesu Kristo yari arimo avuga ubutumwa bwiza, Yesu Kristo yari arimo yabwiriza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze mu gihe urimo urabwiriza ubutumwa bwiza, mu gihe hari umurimo w'Imana urimo urakora wikishingikiriza ku miryango, mu gihe hari ikintu urimo urakora wikishingikiriza ku inshuti n'abavandimwe, ibyo byose biragutenguha, ibyo byose birahinduka. Ariko ndakwinginze egamira Imana ishobora byose, ko ari yo yonyine y'amahoro. ngo nuko banjye baramubwira ati dutumirizeho umwana wacu, turamukeneye, tumaze igihe tutamubona. ngo barangije bamutuma baramubwira ati nyoko na bene data baragukeneye. nawe arangije ngo araranganya amaso yakabyara. Yesu Kristo aduhana umugisha. araranganya amaso mu bari bamuzengurutse, arangije kuraranganya amaso arababwira ati mama na data ninde? ese bene data ni bande? arababwira ati mwumve bene data nishimira, mwumve ababyeyi nishimira, ni umuntu wese wumva ijambo ry'Imana kandi yarangiza akanarikomeza mu izina rya Yesu Kristo ufite umugisha n'ubushobozi. ngo umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama, niwe umubyeyi wanjye, niwe nshuti yanjye ikomeye, kubera yuko ariwe dukomejanye urugendo rwo kubaha Imana, kubera ko ariwe wenyine dukomejanye urugendo rwo gukora icyo Imana ishaka, kubera ko ariwe dukomejanye urugendo rwo kugendera mu murimo Imana ishaka. uwo niwe Imana ivuga yuko ariwe mugenzi wawe. avuga ayo magambo akomeye, bamwe ntago bayumva, bamwe ntago babyemera, bamwe batangira kuvuga kuki yakanye umubyeyi, ako ntago ari ukumwihakana. ndakwinginze ndakubwira yuko ubuzima turimo hano atari ubuzima tuzagumamo iteka, dufite ubuzima tuzabamo forever, dufite ubuzima tuzabamo iteka ryose. ndakwinginze rero uzajya ubana na Yesu Kristo mu byo ukora byose, uzajya ubana n'Imana ikomeye mu byo ukora byose, kugira ngo ubashe kugirirwa neza n'ubuntu bwiwe. umuntu mwene data ni umuntu wumva ijambo ry'Imana yagize akarikomeza, ni umuntu wumva ijambo ry'Imana yagize akabishyira mu bikorwa, ni umuntu uza tukumva ni ijambo ry'Imana, ni umuntu wubaha iby'Imana ishaka, ni umuntu ugendera ku mategeko 10 y'Imana, ni umuntu ugendera. uwo niwe mwene data. ese ho mwene data wawe ninde? mwene data nawe wawe ninde? ndakwinginze sukiringira imiryango, sukegamira imiryango, sukegamira inshuti n'abavandimwe, kubera ko ibyo byose biragutenguha. ariko wiringiye Imana ikomeye, wiringiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ajya musanga mu rwobo, intare zenda kumurya akazifunga umunwa. twarabibonye kuri Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Daniyeli aho kugira ngo intare zimurye ahubwo ziramurinda, aho kugira ngo intare zimurye zimubonamo nk'intare y'umuryango wa Yuda, zimubonamo nk'intare ikomeye, nk'intare y'umwami wazo. ndakwinginze rero egamira Imana ikomeye. Dawidi yegamira Imana ikomeye, imurinda no mu rwobo rw'intare. ntabwo nzi neza ukuntu uri kubitekereza uburyo intare yagenda aho kugira ngo ikurye ikakurinda. bitekerezeho neza, aho kugira ngo intare ikurye ikakurinda. ngo nyamara bashyizemo abandi bagabo bari bamugambaniye, ngo intare zibasamira hejuru, ngo kuko zari zinashonje. uwegamiye Imana ikomeye aratandukanye. uwegamiye Imana ikomeye atandukanye n'abandi. aruta uwigamiriye ubucuruzi bwe, aruta uwigamiriye ubukire bwe, aruta uwigamiriye inshuti n'abavandimwe, aruta uwigamiriye buri kimwe cyose wabona kuri iyi si wumva gikomeye. aruta uwegamiriye mu nzu nziza, aruta uwegamiriye mu modoka nziza, aruta uwegamiriye mu ndege nziza cyangwa muri gari ya moshi. uwegamiye Imana ikomeye aruta buri kimwe cyose. hari abantu benshi bajya bibwira nabi cyangwa se bakabyumva nabi, ugasanga bari kwiratana ubukire bwabo, bakumva bari kwiratana ubwenge bwabo. ariko ndakwinginze ibyo byose nta kintu bimaze. egamira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wa mugingo bwawe, egamira Imana ikomeye, egamira Imana ishobora byose, niyo izabasha kurinda ndetse niyo izabasha kugira neza. ngo
ngo Yesu Kristo arababwira, mwene data ninde? Mwene data ni umuntu wumva amagambo yanjye y'Uwiteka yantumye yarangiza akanayakomeza. Ni umuntu twicaranye hano wumva ijambo ry'Imana. Uwo niwe mwene data, ubu niwe mama na papa. Amagambo akomeye cyane. Hanyuma ndakwinginze rero si ukegamira imiryango yawe, kubera ko hano dufite ingero nyinshi zifatika. Shaduraka, Meshaki na Abedenego mu itaniro ry'umuriro, Yesu Kristo yabanye nabo, Imana yabanye nabo, begamiriye umwami ukomeye, banga guhimbaza ibigirwamana. Baravuga ati twebwe dufite Imana twamenye, dufite Imana ishobora byose. Turabisanga muri Daniyeli ibice 20 umurongo wa 3, ibice 24, ibice 3 umurongo wa 24 kugeza kwa 27 n'uburize gusanga iryo jambo ry'Imana rivuga kuri Daniyeli, kuri Meshaki Abedenego. Ndakwinginze rero uzajye wegamira Imana, uzajye wegamira Imana uko twarabibonye. Meshaki yaragaragaye, Abedenego aragaragara, Shadraka aragaragara. Turabibona neza mu itanura ry'umuriro nta kintu babaye, mu itanura ry'umuriro nta kintu bigeze bagirwaho kibi. Ndakwinginze rero uzajye ukunda kwegamira Imana ikomeye, aho kugira ngo babajugunye mu muriro kugira ngo bapfe, ahubwo baza kubona mu wa kane kandi ngo arafite ishusho n'isa n'Umwana w'Imana. Ndakwinginze nawe ujyane n'iyo shusho ihoraho. Iyo shusho ariyo mugumana iteka n'iteka ryose. Iyo shusho ariyo yonyine muguma kugumana, kubera ko iyo shusho cyangwa se uwo mubiri wa Yesu Kristo ni wabanye natwe. Ndakwinginze rero ugire neza, ugirirwe neza kandi ubashe kuturengera. Yesu Kristo turagushimye. Iyo wegamiye Yesu imivumo myinshi irahunga. Iyo wegamiye Yesu abademoni benshi baraguhunga. Iyo wegamiye Imana hari byinshi biguhunga, kubera yuko hari uwegamiye umugabo ukomeye. Ndakwinginze wegamira Imana ikomeye, ndakwinginze wegamira Imana ikomeye, kuko uri Imana ishobora byose. Reka dusenge, ariko ndakwinginze ugume kwegamira Imana ikomeye. Wegamira Imana ikomeye ugeze mu bibazo, wegamira Imana ikomeye ugeze mu bigeragezo, wegamira Imana ikomeye ugeze mu bisubizo, wegamira Imana ikomeye igihe cyose, kuko ari izakurinda, ko ari izagufasha, ko ari izakugira neza. Bana natwe rero kandi turengere Kristo. Tugiye gusenga, Mwami uzubane natwe. Hari benshi bifuze kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwabo. Ndakwinginze ubane nabo, babashe kwegamira Umwami ukomeye, babashe kwegamira Yesu, babashe kwegamira ko ari we ushobora byose. Kugendera muri iyi si nta kintu bimaze atagufite. Mwami uyu munsi dufashe umwanzuro, hari benshi bafashe uwo mwanzuro, niyo mpamvu tugiye gusubirana aya magambo. Mwami Yesu, nemeye kuva mu byo nari ndimo byose nkagukurikira, nkafukora inzira yawe Kristo akaba ariyo nkurikira. Nemeye kuva mu byo nari ndimo byose nkakwishingikirizaho Yesu. Nemeye gusiga inshuti n'abavandimwe nkemera gukurikira weho Yesu. Ndakwinginze rero unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, guhera uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Reka dusenge. Mana yacu twongeye kugushima, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Mana twamaze kubona yuko abantu benshi biringira inshuti n'abavandimwe zikabahemukira, abantu benshi biringira inshuti n'imiryango bakabahemukira, ariko wakwiringiye Yesu ntago ajya akorwa n'isoni, wakwiringiye Kristo ntago ajya akorwa n'isoni. Niyo mpamvu nje imbere y'ubwiza bwawe Yesu, ndagushimye kandi ndaguhimbaje ko ushobora byose. Ubane natwe turengere Kristo muri byose. Ndakwinginze rero udufashe kandi udushoboze. Mana reka ari wowe twonyine twiringira, reka ari wowe nyine twiringira, reka ari wowe twiyegamiza, kuko uri Imana y'amahoro. Ndakwinginze rero bana natwe dushoboze muri byose, kuko uri Imana nziza kandi uri Imana y'umutekano. Bana natwe rero tugire neza, ibyo ushaka n'ibyo ushima n'ibyo bitubaho. Kristo muzima, ndakwinginze buri gahunda zose zigiye gukorwa uyu munsi ubane nabo, ubagire neza. Mana tugire neza, turasenze Mwami amagambo sace mu gutwi kumwe Mwami, ngo ahinguke mukundi, reka Mwami babashe kubakira ubuzima bwabo, ndetse babashe kwegamira Yesu, ko tegamiye weho nta kintu umuntu yashyikaho. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Imana ibahereze umugisha kandi ndabakunda cyane.